ariko tugarutse ku ijambo ryacu, Hagari rero nawe aha yishwe n'inzara n'inyota, kuko Aburahamu yari yamuhaye amazi mu mvumba yiwe, amuha n'umutsima aza kugenda arya birashira. Noneho iyo usomye mu Itangiriro 21 ku murongo wa 16 adusobanurira uburyo Hagayi ngo yategetse umwana ahantu warasa n'umwambi, ngo amwerekerayo, arangije ngo areba uburyo ngo yanga kureba uburyo umwana wiwe ashobora gupfa. Mu gihe wabuze icyo gukora, ibanga dukuye muri iri jambo ni uko ahubwo hari icyo Imana ishaka gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari icyo Imana ishaka gukora. Reka dusenge Imana. Wowe uri ahantu wageze mu butayu, wabuze icyo gukora, watangiye gutera hejuru urira, amarira yawe umenye ko ari kumva n'Imana. Igihe wageze ahantu umeze nka Hagayi ugashaka ko Imana gupfira mu maso, ukatangira kumutera umugongo, umenye neza yuko iri jambo ariwe riziye. Mu gihe waba wugarijwe n'ibibazo bitandukanye, ahari yaba ari banke, ahari yaba ari abana barwaye, ibindi byose, ibyo nzi, ibyo uri kunyuramo, ibyo wabuze, icyo wakoraho, umenye neza yuko hari icyo wakora ari ukwegera Imana. Dodobo darama doda sandara bole amashaya ubuhe kwihata dosatara bositaya dondara masandara boshitaya taya lolo bosandara bobo. Shalom, shalom bene data, twongeye kandi twabasuhuje aho muherereye mwese, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Twongeye gushimira Imana yongeye kuduha kandi uno munsi ngo tuwishimiremo, tunezererwemo, yatugiriye ubuntu. Twabyutse bigakunda, tukareba bikemera, umwuka wacu ukaba uriko urahumeka, akaba atawugwaye, n'uwo wagwaye wese ari kwa muganga, Imana imusange. Kuko Imana kumugereho, umukize. Uri mu bibazo bitandukanye, Imana musange, mugirire neza. Ubuntu bw'Imana buracahari kugira ngo bugirire neza buri wese utegereje ubuntu bw'Imana. Rero dushimiye Imana kandi uyu munsi mwiza Imana yaduhaye. Uyu munsi rero twagira umugisha ukomeye cyane wo kwakira umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana mwiza cyane, umuvugabutumwa yitwa Timote. Uno munsi yaje kutuganiriza ijambo ry'Imana. Imana yamuse ku mutima, ku butunzi bwinshi, aho tumuhaye ikaze no munsi ngo aze kudusangiza ijambo ry'Imana. Reka tuganira turi hamwe hano, reka dusangize rero ijambo Imana yamuse ku mutima. Turamuhaye ikaze, aratwibwira, narangiza kutwibwira ahita asenga, dusengera umwana tugiye kujamo. Murakoze cyane. Amazina yavuze ni Timoteyo. Nanjye nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Twagiye tubipanga inshuro nyinshi ariko ntibikunde, ariko ubushake bw'Imana nibwo bubanza. Imana ishimwe cyane. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana yanshyize ku mutima. Ijambo ry'Imana riba ryanziye, ryakuzuye, nta kindi ni iry'Imana, ntabwo ari iryanjye. Imana ishimwe. Ndabasaba kugira ngo uwumva afashijwe, aho wabyumvira, ari abo turi kumwe hano, ari abazadukurikira, abazakibona kikigeraho ikiganiro, abazakibona nyuma y'umwaka, n'ubundi imbaraga z'Imana ntabwo ziba zashizemo. Ni ukuvuga haba harimo ijambo ry'Imana, haba harimo ubugi bumeze nk'inkota, ntabwo risaza. Na n'uyu munsi turacyareba ba Billy Graham, ibyo bigishije bikadufasha. Mbese iby'umwuka n'ubundi ku munyamwuka bihora bicyaza umuntu wo imbere. Insanganyamatsiko rero y'uyu munsi nifuje ko tuganiraho
ni ijambo rivuga ngo icyo wakora mu gihe wabuze icyo wakora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni ikintu wakora, hari igihe ugera muri situwasiyo, hari igihe ugera mu bihe ukumva nta kintu na kimwe wabuze icyo wakora. Muri iyi si harimo ibintu byinshi umuntu agenda anyuramo, ukagera kuri urwego wabuze icyo ukora. Rero ku bantu bizera biratandukanye. Ku bantu bizera rero muri cya gihe wabuze icyo ukora, hari ibyo Imana yavuze wakora. Ni ukuvuga rero ikintu tugiye kuganira cyose ni iki nakora mu gihe nabuze icyo nakora, imbere y'ikibazo, imbere y'ibibazo binyugarije, igihe ndemerewe, ese ni iki nazajya nkora, ese ni iki nakora uyu munsi nimba nabuze icyo gukora. Nimba urwaje umwana kwa muganga, abaganga bari kuvuga ko bidashoboka, niba wararwaye indwara idashobora gukira, barakubwiye ko bidashoboka, cyangwa se bakubwira kujya mu Buhinde cyangwa se n'ahandi, naho wahagera bikanga, mbese ukabura icyo wakora. Rero naje aha kugira ngo tuganire kuri iyo nsanganyamatsiko. Nyamara Imana hari icyo yavuze ushobora gukora mu gihe wabuze icyo gukora, mu gihe waburaniwe, mu gihe abanzi bahagurutse, mu gihe uzengurutswe n'ibibazo, uri kureba hirya nta buhungiro, uri kureba hino nta butabazi, uri kureba mu bushobozi ntacyo wakora, mu bavandimwe ntacyo wakoramo, hari ibyo Imana yavuze ushobora gukora. Tugiye kuganira ngo ese ni iki nakora mu gihe nabuze icyo gukora. Imana ishimwe cyane. Mana turagushimiye kubw'uyu munsi uduhaye, kubw'iyi saha. Dusengeye Mwami ijambo ryawe tugiye kuganiraho, udufashe Mwami rigere kure kandi rigende rikore icyo warizaniye Mwami. Wari urushye Mwami umuruhure, wari uremerewe Mwami umukize mu izina rya Yesu. Twe tugiye kubivuga, turi abantu basanzwe, ariko umwuka wawe atubeho kugira ngo Mwami imitima ya muntu wese uzumva Uwiteka Mana icyanuka Mana yera azabashe kuruhuka. Tugwaye karibu na kaze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Rero dushimira Imana ku bw'aka kanya. Ijambo tuza kwifashisha riri muri mu Ngoma za kabiri, ibice 20 n'umurongo wawo wa 9. Ariko ndagusaba kugira ngo tuze kuganira, so kubwiriza ahubwo no kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko. Ese nk'umukristo hari icyo wakora mu gihe waba wabuze icyo wakora mu bibazo bikugarije? Hari igihe uba ukigerageza, ariko icyo tugiye kuganiraho si igihe uba ukibasha kugerageza, ahubwo tugiye byarangiye wabuze icyo wakora. Imana ishimwe cyane. Wareba imbere wareba inyuma ukabona ntacyo wakora. Hari n'ama example cyangwa se ingero tuza kwifashisha z'abantu bagiye bagira icyo bakora cyangwa se bagize icyo bakora mu gihe bari babuze ibyo gukora, mu gihe bari bugarijwe na situwasiyo, bagerageje byanze, barangiza hari icyo bakoze ku Mana yabo irabumva kandi irabatabara. Imana ishimwe cyane. Turasoma ijambo ry'Imana mu Ngoma za kabiri 29. Kadusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'inzu, imbere y'iyi nzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu. Tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. Amen. Iri ni isengesho rya Yehoshafati igihe yari yugarijwe n'abanzi. Hari hariho Abamoni, yari yumvishe ko Abamoni bagiye kuza kumutera. Arangije
ni ukuvuga bari abamowabu n'abamoni. Abamowabu n'abamoni ni abantu batatandukanaga kuko aba ni abana babyawe na Loti. Imana imaze gusenya Sodomu na Gomora, Loti yarahunze n'abakobwa biwe, maze nyina ahinduka inkingi y'umunyu. Bageze hakurya baba mu buvumo baturayo, kuko nta wundi muntu wari uhari bari kuzabana. Abakobwa bigira inama yo gutereka se vino kugira ngo babashe, baravuga ati nta wundi muntu uzadushaka kugira ngo tubyare, reka dutereke data vino. Barangije barayimutereka, arasinda. Umukobwa w'imfura bararyamana, n'umuherezi nawe n'ukurikiyeho bararyamana, baza kubyara Amoni na Mowabu. Rero naho ubwo bwoko bwaturutse, naho ubwo bwoko bwavuye. Barangije rero, aha dusomye tutagiye muri byinshi wenda byabo mu mateka yabo, aha dusomye havuze uburyo rero bari bahagurukiye, bari abami batatu bahagurukiye Yehoshafati umwami w'Ubuyuda. Arangije ijambo ry'Imana hano isomye ku murongo waho wa gatatu, Yehoshafati aratinya, yihatira gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Imana ishimwe cyane. Baturuka mu midugudu y'i Buyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Aha rero isengesho dusomye ni irya Yehoshafati igihe yari yatewe n'abo bami ko ari batatu bamuhagurukiye. Mu by'ukuri ikintu twigamo hano, hari igihe ibintu biguhagurukira, ibibazo biguhagurukira, ukisanga utari gutinya. Ariko impamvu zo kudatinya, no mu Kinyarwanda baravuga ngo umugabo utagira ubwoba cyangwa se ntabwo aba afite ubwenge. Burya gukenga cyangwa se hari umugabo uvuga ati ngo inyamaswa idakenga yicwa n'umututizi. Ni ukuvuga hari umuntu uba ugiye kwitemera igihuru cyiwe, inyamaswa ntigire ubwoba, bikarangira yishwe n'umututizi, n'umuntu utari waje guhiga. Nuko rero natwe ibintu Yehoshafati twabwigiraho, gutinya mu gihe wugarijwe, ni ukuvuga ngo ni ibanga cyangwa se ni uguhishurirwa imbaraga z'ibiguteye. Yehoshafati aratinya, yihatira gushaka Uwiteka. Hari abantu baterwa ntibatinye, bigatuma badashaka Imana. Akiyizera ntatinye, akizera mu butunzi bwiwe, akizera mu mbaraga ziwe, akizera mu miryango, bigatuma adatinya. Ariko Yehoshafati wabonye yugarijwe, hari igihe ubona umwana wa mbere arwaye, ukumva ko wizeye mituweli de sante, ukumva ko wizeye asiranse, akazi baragwaye asiranse nziza, ukumva ukabyizeye. Ariko ijambo turiho ni ukuvuga ati ese n'iki nakora mu gihe nabuze icyo gihe uba ugifite uburyo bwo gukora. Yehoshafati waratinya. Rero mwene data nawe udukurikiye, ni ukuvuga ngo hari ibigeragezo bikugeraho ukasanga nta gutabawe, kubera ko utigeze utinya ngo wegere Imana, utigeze ubiha Imana, ukiringira imbaraga zawe. Ariko Yehoshafati we ageze aho aratinya, ngo yihatira gushaka Uwiteka, ategeka n'Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Imana ishimwe cyane. Barangije iteraniro ryose baza, n'abaturutse i Yerusalemu baraza baraterana. Arangije ajya imbere y'iteraniro, nibwo yatangiye gusenga. Arasenga, aravuga ati Uwiteka Mana, Imana ishimwe, Uwiteka Mana, ni wowe wabanye na ba sogokuruza ubakura mu buretwa, ni wowe ushoboye, ngo ni wowe utegeka abami b'abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Ngo ni wowe, ngo mu kuboko kwawe harimo imbaraga zishoboye byose, zituma nta muntu ubasha kukwitanga imbere. Asenga isengesho ryiza. Rero niho twageze, ageze ku murongo wawo wa 9, nibwo yaje kuvuga ngo, niwo wavuze ati niduterwa n'ibyago, yavuze ibyago 4 ari byo Salomo yari yaravuze amaze kubakira inzu y'Imana. Arahagarara avuga ati Imana, urangije uramubwira ngo
abantu nibaza hano muri iyi nzu yitiriwe izina ryawe bahuye n'ibyago, uzabumvira nanjye muzabumva ndi mu ijuru. Iryo banga ryakoreshejwe na Daniyeli ubwo yari i Babuloni, afungura amadirishya akazajya yerekeza kuri cya cyerekezo, akavuga ati Mana uturengere. Nyamara bari bashyizeho gahunda yo kudasenga. Yehoshafati nawe rero afata uwo mwanya, arangije ajya imbere y'iteraniro atangira gusenga. Atangiye gusenga yavuze ibyago bine aribyo nshaka ko tuvugaho byari kuzabatera. Aravuga ati ku murongo wa 9, aravuga ati nitugerwaho n'ibyago ari inkota. Inkota ni icyago cyiza kije kukwica cyangwa se kukurimbura. Aha turatanga urugero n'ubundi kuri Yehoshafati. Aha yari agezweho n'inkota, Abamowabu n'Abamoni bose bamuteraniye. Yari agezweho n'iyo nkota ku buryo bari kubarimbura, ariko yihatira gushaka Imana. Mwibuke ya nsanganyamatsiko yacu cyangwa ya topic iravuga ngo hari ikintu mwene data ushobora gukora mu gihe wabuze icyo wakora. Niba nawe ugeze ahantu wabuze icyo gukora, wumve neza ibanga n'ibyo dushaka kuguha, hari icyo wakora. Nutugerwaho n'ibyago bitandukanye, ari inzara, ari inkota, ari mugiga, hari icyo Imana yavuze mu ijambo ryawe wakora. Nitugerwaho n'ibyago ari inkota, aha Yehoshafati yari agezweho n'inkota, akora ya application yo kuvuga ngo reka nze negere Imana. Imana ishimwe cyane. Icyago cya kabiri yavuze muri iryo sengesho, igihano. Igihano hano turaza gutanga urugero rwo kwa Yona. Yona ibice 3 umurongo wa 5 havugwamo uburyo Yona yanze kujya kuburira abantu b'Ininewe, ariko Imana yari yendaga kuzabahana. Barangije basenga Imana, basenze Imana, Imana irabumvira. Yona aragenda Ininewe, atangira ni ukuvuga Imana yari imuhaye ubutumwa ati ibyaha byabo byangezeho. Arangije Imana imaze kuvuga ati ibyaha byabo byangezeho, Yona yanga kujya kubaburira, kugeza aho Imana yakoresheje biriya bitangaza byose aza kugerayo. Amaze kugerayo ngo maze bumvishe uwo muburo, Imana ishimwe cyane, bumvishe uwo muburo, bumvishe ko hari ikintu gishobora gukorwa mu gihe basigaje iminsi 40. Yona ngo kandi umujyi w'Ininewe wari uriho kugendwamo iminsi 3 uri kugira ngo urangize, wari munini cyane. Yona agenda azenguruka mu mudugudu umunsi wose, bavuga ku ijwi riranguruye, avuga ati musigaje iminsi 40 mukarimbuka nimutihana. Maze kubw'ubuntu bw'Imana abantu b'Ininewe bumvira Yona, bumvira Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga ku murongo waho wa 5. Maze abantu b'Ininewe bumvira Imana, barangije bategekera abantu bose kwiyiriza ubusa iminsi 3. Umwami abimenye abwira abaturage bose ati mutegetswe kwiyiriza ubusa. Ngo ari ingamiya, ari abatoya, ari abakuru, bose inka zabo, amatungo yabo, mu mujyi wose biyiriza ubusa. Hari icyo ushobora gukora mu gihe wugarijwe, mu gihe uba wabuze icyo wakora, hari icyo umuntu ashobora gukora. Ku bantu bizera Imana byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ari mu ishimwe, ari mu mugayo, byose ujye umenya neza yuko iyo wizera Imana hari icyo ushobora gukora, Imana ikakumvira. Mu gihe abami baguhagurukiye, ibyago byaguhagurukiye, uburwayi bwaguhagurukiye, intambara zaguhagurukiye, hari ikintu umuntu ashobora gukora. Imana ishimwe cyane. Rero hano ku gihano cyari kigiye kuza Ininewe niho twageze mu byago Yehoshafati yari yavuze. Rero ku gihano cya kabiri cyangwa ku cyago cya kabiri, urugero twari tubonye n'urw'Abininewe, aho hari haje igihano nk'uko Yehoshafati yari yasenze, aravuga ati nitugerwaho n'ibyago
ari inkota twabonye ko ari uru rugero rwa Yehoshafati aho abantu bari babahagukiye bagiye kubarimbura. Noneho aha kabiri tugerwaho n'ibihano, tubona urugero rw'Abininewe aho Imana yari igiye kubahana, barangiza bashishikarira gushaka Imana. Icyo twakora mu gihe twabuze icyo gukora, batangira gushaka Imana, Imana irangije irahindura, irabakiza. Imana ishimwe cyane. Rero tugeze ku kindi cya gatatu Yehoshafati yavuze ngo noneho nitugerwaho na mugiga. Mugiga rero aha naho twareba urugero muri Samweli wa mbere ni ibice 6:9, ni igihe Abafilisitiya bari bajyanye isanduku y'isezerano bayinyaze. Iyo urebye uburyo Samweli yahamagawe, Imana imubwiye ati ngiye gukora ikintu kandi abantu bazacyumva muri Isiraheli amatwi yabo azashiramo ijereri. Rero ibyo byasohoye umunsi w'isanduku y'isezerano inyagwa muri urwo rugamba, niho abantu bose abahungu ba Eli bose bapfuye. Barangije habaho igitangaza, induru ziravuga, bigira inama yo kuzana Imana muri urwo rugamba ngo hari yabatabara kuko bari bamaze gushira. Ariko baratsindwa, haranditse ngo umugabo wese akazajya yinaga mu ihema ry'iwahu. Nuko Abafilisitiya banyaga isanduku y'isezerano barayitwara, ariko igezeyo bibuke neza turi kuvuga ati ese n'iki nakora mu gihe nageze cyangwa se nabuze icyo nakora, nageze muri situwasiyo aho nabuze icyo nakora. Nuko Abafilisitiya banyaga isanduku y'isezerano. Ntabwo dutinda ku buryo yanyazwe, ahubwo ndi gushaka kuvuga imaze kugera mu Bafilisitiya, igezeyo bayishyira aho Dagoni yararaga. Barangije Dagoni ubwacyo bagasanga umutwe uri hariya, ukuboko kuri hariya. Byaterwaga n'iki? Ni ukuvuga ngo Imana yari itangiye kuba ahantu itagomba kuba. Ijambo nashatse ko twifashije cyangwa umurongo ni umurongo waho wa 9. Nuko baravuga ati barabazanya ati ese ni kubera iki ibyago bitangiye kugera hano? Baravuga ati ni kubera Imana itari ahantu igomba kuba iri. Imana ishimwe cyane. Rero mu bintu hari icyo wakora mu gihe wagezweho na mugiga n'ibyago, nk'uko coronavirus yaje, nk'uko n'ibindi byorezo biri kuza. Abafilisitiya rero bo batangira kuperereza ati ese ni ibihe byago, ni iki twakora mu gihe dufite ibi byago bimeze gutya. Bamenya neza yuko ariyo Imana iri ahantu itagomba kuba iri. Nawe mwene data uri kumvira ijambo, hari igihe Imana yaba yaravuye aho yahoze muri wowe. Hari igihe Imana yaba yateretswe ukayishyira ku mwanya idagomba kuba iriho. Niyo mpamvu ibyo ugerageje byose wisanga nta maboko bifite, nta mutwe bifite. Abafilisitiya rero batangira gushakashaka uburyo basubirana amahoro. Barangije barayijyana bayohereza mu wundi mudugudu. Igezeyo Imana ngo ukuboko kwayo gukomeza kubaremerera. Hari impamvu turemererwa n'ukuboko kw'Imana, ni igihe Imana iri ahantu itagomba kuba iri mu buzima bwacu. Barangije ngo abantu bo muri uwo mudugudu bose yari igezemo ibateza ibibyimba, ngo gutoboka ibibyimba. Gutoboka ibibyimba ngo icyo gihe ngo hapfa abantu benshi, umudugudu wose ucura umuborogo, ngo maze uwo mubabaro, ayo marira agera ku Mana mu Bafilisitiya. Ariko mwibuke neza bari gushakisha icyo bakora mu gihe babuze icyo gukora. Abantu bashize kwa runaka, hari umwana warwaye ibibyimba arapfuye, isi arapfuye, mu mudugudu wose ucura umuborogo, ayo marira agera ku Mana. Bahamagara Imana za Ashera, za Dagoni, bose baravuga ati se Imana ya Isiraheli niki twayikorera kugira ngo ukuboko kwayo kwe gukomeza kuturemerera? Ijambo twasomye ryavuze ngo Yehoshafati waratinya yihatira gushaka Imana. Ni ukuvuga ngo hari situwasiyo ugeramo ikagorana ko washaka Imana, bigasaba ko wihatira, kuko ubwete n'umuhate biratandukanye. Umuhate ni ikintu utari gushobora, ariko
ugashyiramo imbaraga zose, uwo bahita umuhati. Ni ukuvuga ngo n'igihe twabaga turi kwiga, hari abanyeshuri babaga bafite umwete wo kwiga, umwete wo kwiga bigahurirana n'uko bafite ubwo bwenge bagatsinda. Hari n'abandi noneho batsinda kubera umuhate. Umuhate ni ukwihata, ni ugufata imbaraga zo ku ruhande, ni ukuvuga imbaraga zagakoreshejwe mu bindi, imbaraga wagakoresheje uri kuruhuka, uri gusinzira, imbaraga wagakoresheje uri kwirukanka, imbaraga wagakoresheje uterura ibintu, ukazizana ukazishyira mu kindi kintu cyangwa se mu kintu cyari kikugoye kikunaniye, ukamara nk'iminsi igahe utarya ukihatira. Imana ishimwe cyane. Maze bihatira, Yehoshafati we yihatira gushaka Imana. Aba nabo bari gushakisha icyo bakora mu gihe umudugudu wose uri kurira. Nawe mwene data, ntukicare mu gihe iwawe hari amarira, igihe umwana wawe arwaye, igihe school fees yabuze, igihe wumva wabuze icyo wakora, ntugatuze. Hari ikintu ugomba kwihatira gukora. Imana ishimwe cyane, kuko Imana itajya yirengagiza. Niko Hagayi yavuze, avuze ati aha hantu umunsi Imana ibwira Hagayi ati subirayo, iyo nzu uzayibyarire kwa Aburahamu. Hagayi aho hantu marayika yari yabonekeye, Hagayi aho hantu Hagayi yahise ngo aha ni Imana, ngo ni Imana ireba, ngo kuko Imana ireba. Rero mwene data, nawe ujye wihatira mu gihe wabuze icyo gukora, wihatire gushaka Imana, kuko ni Imana ireba, ni Imana yumva. Nuko Abafilisitiya baravuga ati, abo bari bari kugisha inama, abatambyi ba Dagoni barababwira ati, noneho mufate Imana muyishyire ku bimasa, mukunga murangiza muyerekeze, niyerekera ahayo ariho muri Isiraheli, muramenya neza yuko ariyo yaduteje ibi byago byose dufite muri iki gihugu. Ariko nidusanga atariho zerekeje, izo nka zizaba zitwaye isanduku y'isezerano, turamenya ko ari ibyago byatuguye ibihe bisanzwe. Aho rero ni igihe tugwiriye n'ibyago, hari icyo twakora. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hari icyo dushobora gukora mu gihe twabuze icyo gukora. Barangije babona za nka zerekeje muri Isiraheli, Imana itangira gushaka gusubizwa aho igomba kubiri. Hari ahantu mwene data, nawe hari icyo wakora mu gihe wabuze icyo gukora, ni ugusubiza Imana aho yahoze iri, ni ukongera guterekera Imana mu gitereko cyayo, ukavuga ati uyu ni wo mwanya wayo, ikaba iya mbere mu buzima bwawe, ikaba iya mbere mu byo wiringira, kuko ndi Imana ifuha, niko yavuze ngo ni Imana itabangikanwa n'izindi mana. Pawulo yandikiye Abagalatiya, arangije arababwira ngo ni Imana itanegurizwa izuru. Imana ishimwe cyane. Rero hari icyo dushobora gukora mu gihe twabuze icyo gukora, twugarijwe n'ibyago bitandukanye. Tugeze ku cyago cya kane, aricyo inzara. Hari igihe umuntu aterwa n'inzara agashaka kwicara, hari igihe umuntu aterwa n'inzara agashaka gutuza, ariko hari icyo wakora mu gihe wumva wabuze ibyo kurya, wumva hari ikintu kibura mu muryango wawe. Icyago cya kane Yehoshafati yasengaga cyari inzara. Mwibuke neza, yasenze aravuga ngo nitugerwaho n'ibyago, ari inkota, ari ibihano, cyangwa se mugiga, noneho tugeze cyangwa se inzara. Inzara, aha twatanga urugero nko kuri Hagayi. Isaka amaze kubyara, amaze kuvuka, ni ukuvuga ngo Imana yategetse ko bagomba gusenda Hagari, kuko ngo umwana atabana n'umwana w'umuragano. Ibyo ni ijambo na Pawulo yifashishije mu Bagalatiya, ari gusobanura uburyo turi abana b'isezerano kubw'amaraso ya Yesu Kristo, tudashobora kubangikanwa n'abana bo muri iyi si cyangwa se n'abana batarabisezerano. Natwe rero tumenye yuko ngo twacunguwe amaraso y'igiciro, twahindutse abana b'isezerano. N'ubu ntabwo tukiri imbata, ahubwo twinjijwe mu rugo, tuba abana b'isezerano. Ubu dufite umugabane, ubu
yandikiye abaroma yababwiye noneho uburyo twaje nk'imigenzo y'igurukira, turangije dusigaye tunyunyuza cyangwa se twonka amakakama y'igiti tudahuje twebwe abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Ariko tugarutse ku ijambo ryacu, Hagari rero nawe aha yishwe n'inzara n'inyota, kuko Aburahamu yari yamuhaye amazi mu mvumba yiwe, amuha n'umutsima aza kugenda arya birashira. Noneho iyo usomye mu Itangiriro 21 ku murongo wa 16 adusobanurira uburyo Hagari ngo yategetse umwana ahantu warasa n'umwambi, ngo amwerekerayo, arangije ngo areba uburyo ngo yanga kureba uburyo umwana wiwe ashobora gupfa. Nawe mbere data, hari icyo wakora mu gihe ubona ko wugarijwe n'ibyago bitandukanye twavuze haruguru. Hari igihe uba wabiteye umugongo noneho wabuze icyo gukora. Hagari noneho yegeye inyuma aho umuntu ashobora kurasa mu mwambi, ngo arangije aricara, arangije ngo atera hejuru ararira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ateye hejuru arize cyane, Uwiteka amukora ku maso. Imana ishimwe cyane. Amukora ku maso, arangije marayika amwereka iriba. Ageze ku iriba nibwo yabonye amazi aramiza umuhungu wiwe, arangije marayika aramubwira ko umuhungu wawe nzamuhindura ukomeye kandi urubyaro rwiwe nzarugwiza, kuko Imana yo yaranamuhaye n'izina bwita Ishimayeli. Ni ukuvuga ngo ibyo byose byari mu mugambi w'Imana. Bene data, tubonye ingero zitandukanye mu gihe twaba twagezweho n'ibyago bitandukanye, haba ari ibyago, ari inkota, yaba ari ibihano, yaba ari mugiga, yaba ari inzara. Ibyo byago byose ahari uyu munsi ntabwo birakugeraho, ahari uyu munsi ntabwo urageraho uterwa n'ibihano kubw'amakosa yego dukora, ariko Imana yo yamenye ibanga. Bati niyo Dawidi we yaravuze ati ese ndahugira hehe? Ni igihe Imana yamuhitishijemo ibyago. Bati Imana reka nze mu maboko yawe ugiyicire, ngwe mu maboko yawe. Imana yavuze ati mu maboko yanjye nta muntu wahagwira, nta muntu washobora gupfira mu maboko y'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero iri ni ryo banga, mu gihe uzaba wabuze icyo gukora hari icyo wakora. Turi gusoza ijambo rya isengesho rya Yoshafati, aravuga ati Uwiteka Mana, waravuze ngo nitugerwaho n'ibyago ibi n'ibi bine twarangije kuvuga haruguru. Arangije aravuga ati se n'iki twakora? Tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu, niko wavuze. Entre parenthèse iyo usomye aho hantu haravuga ati ngo kubera ko iyo nzu ari mu izina ryawe riba. Hari amazu menshi ataba mu izina ry'Imana, ariko iyo waje Hagari atera hejuru ararira. Imana ishimwe cyane. Abuze icyo akora, abonye umwana agiye kumupfira mu maso, yegerayo, arangije atera hejuru ararira ati Mana, ibi byago mpuye nabyo ni ibihe? Asenga Imana, aririra Imana. Imana imukora ku maso, arangije abona amazi, aramiza uwo muhungu, abaho kuko nawe yari afite isezerano. Nawe hari icyo Imana, iyo utere hejuru ukaririra Imana, kuko Yoshafati yavuze ngo tuzaze imbere y'iyi nzu yitiriwe izina ryawe, ngo twongere, ngo n'iki tuzakora? Ngo tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. Imana ishimwe cyane. Turi gusoza, ndagira ngo mwene data, aho uri hose umenye neza yuko hari ikintu ushobora gukora mu gihe wabuze icyo gukora. Hari ikintu ushobora kwinjiramo mu gihe wabuze aho kwinjira. Hari ahantu ushobora kugera mu gihe wabuze abantu bose batari kukugeraho. Hari ahantu ushobora gupfukamira ukumva n'Imana mu gihe abandi bose batari kukumva. Nakubwiye umuntu wamamagaye aho yari yagambaniwe n'abantu, yabonye isoko, arangije kampani yiwe bamubwira kuza kuzuza amafomu yose ko yayitsindiye. Nyuma abantu bari gukorana baza gukora rya soko mu gihe bari babonye amafaranga. Ni ukuvuga umudiregiteri w'icyo kigo aza gukora rya soko. Noneho wa muntu, kuko amasinyatire yose n'amafaranga y'iryo soko yari yayasigiye, ariko umunsi wo gukora y'amafaranga baradeviya, barayakoresha, ariko bakibitse impapuro y'uko ari uri kurikora.
nyuma babonye byabakomeranye Odite bahamagara wa muntu baramubwira ati uhunge kuko Odite yaje kandi biragaragara ko ari wowe uri gukora rya soko, ariko basanze nta byakozwe, amafaranga yarariwe. Arangije amamagara ari ahantu yahugiye muri icyo gihugu, arangije amamagara ari muri icyo gihugu yahugiyemo, arambwira ati byangendekeye gutya, byangendekeye gutya, byangendekeye gutya, none ufashe gusenga. Mu by'ukuri hari igihe twese dufite ibibazo, twese dufite amakuba. Pawulo yaranditse aravuga ati dufite amakuba impande zose, ariko ntidukutse umutima, ngo dukubitwa hasi buri munsi, ariko ntabwo tujya ducika intege. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu ushobora gukora mu gihe wageze muri situwasiyo wabuze icyo gukora, ni ukwegera inzu yitiriwe izina ry'Imana, ni ugupfukama aho ugeze ukaririra Imana nka Hagayi, ni ukongera gutakambira Imana, Imana izumva iri mu ijuru itabare. Yehoshafati ngo aratinya, arangije yihatira gushaka Imana, ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa, ngo bava mu midugudu yose, barangije baraza bateranira hamwe. Nuko ab'Ininewe bose biyiriza ubusa iminsi 3 kugira ngo Imana ikuyeho icyo cyago cyari kuza mu minsi 40. Abafilisitiya nabo barangije batangira gushakashaka uburyo bakwerekeza Imana aho igomba kubiri, aho igomba kuba iteretse. Bamenye yuko Imana bayizanye ahantu cyangwa se batangiye kwishyira ahantu itagomba kubiri. Nawe mwene data wigira kuri iri jambo ry'Imana, ahari waba uri nka mwene data uri mu buhungiro si uguhunga, ahubwo hari igihe ugera ahantu ugasa nk'aho wagambaniwe, ugasa nk'aho Satani yahamagariye abantu bose kutongera kuguhanga amaso, abagufashaga bavuyeho, indwara yananiranye, abaganga bisa nk'aho bose byanze. Hari ikintu ushobora gukora muri uwo mwanya iyo wizeye Imana, nta kindi, ni ugutakambira Imana, ni ufungura amadirishya yerekeye Yerusalemu nka Daniyeli, warangiza ugasenga Imana. Imana ntabwo izareka kukumva mwene data, Imana ntabwo izareka kukumva. Hariho Imana mu gihe cya Josefu, mu Banyamisiri bari batarabona Imana itandukanye n'Imana ya Mose. Ni ukuvuga ngo bari bazi ko Imana itanga ubwenge ubwo Yosefu yabagiraga inama, ariko Abanyamisiri bari batarabona iyindi Mana ishobora guhindura igihugu cyose, inzuzi zabo, amazi yabo agahinduka amaraso umunsi umwe gusa. Bari batarabona Imana ishobora kwica imfura zose zo mu gihugu. Iyo niyo Mana dukorera, Imana ya ba sogokuruza, Imana ya ba Aburahamu, bisobanura ngo Imana itanga isezerano. Imana ya Isaka bisobanura ngo Imana isohoza isezerano. Imana ya Yakobo bisobanura ngo Imana ihindura izina. Nawe mwene data, uwo mwene data turasenga Imana akiri aho, ariko Imana itanga ihumure. Mu by'ukuri muri icyo gihe yaba ari yagambaniwe, Imana igenda ikizira buri munsi, arangije ayongera kumva afite ihumure ry'Imana kubwo gusenga Imana. Ahantu ahari uyu munsi ashobora kuba afunzwe cyangwa se yarageze kure, ariko Imana imucira inzira, ikibazo cyiwe kirakemuka. Nawe mwene data, hari ikintu ushobora gukora mu gihe amaboko yawe yahambiriwe n'umwanzi Satani, amaguru yawe yahambiriwe utakibasha kugenda, uzirikiwe mu bitaro utakibasha kubona abagusura, uzirikiwe muri gereza utakibasha kubona abakurenganura, uzirikiwe mu gatebo cyangwa se uhambiriwe mu gatebo hamwe n'abandi n'umuryango wawe utabasha kwihambura, ariko hari icyo wakora mu gihe wabuze icyo gukora. Imana ikomeze kubafasha, Imana ikomeze kubaha imbaraga, Imana ikomeze kubasura aho uri hose. Umenye neza yuko bitarangiye, hari ikindi kintu wakora ukongera kubona ukuboko kw'Imana. Imana ikomeze kubafasha kandi ikomeze kubagira neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Timo, utubwiye amajambo akomeye cyane. Bene data, ni ukuri nta kindi kintu, nta handi hantu, nta kindi kintu twakora
usibye gushaka Imana mu gihe wabuze ico gukora, usibye kwihata. Iyo wavuze kwihata ni ukuvuga ngo ni ugukora ikintu, guhatiriza gukora ikintu wumva ko wabuze izo mbaraga, umva nyine izo mbaraga. Hari igihe no gusenga byanka, hari igihe ugera muri situation ukabura imbaraga zo gusenga, ukumva no kuduza ijwi biranze, ukumva urahera hehe, bibaye byinshi, ukumva ntufite aho uhera naho uhereza. Ibyo bihe rwose bibaho. Yigeze kumbaho ku mwana wanje wa kabiri, umuganga yambwiye ngo afite ikibyimba ku izosi, ambwira ngo ndamukuremwo solution hano kumukura, kuko nanavuka naho azavuka ari malforme, ari babana bafite malformation, afite imitwe minini. Iryo jambo ryaranyishe ku buryo no gusohora ijwi byananira, no kusenga naye nsigaye numva Mana, urabona igisubizo wampa ariko nagenda agakuramo umwana nkagenda kumushingura, nkumva izo mbaraga zo gusenga ntazo mfise. Nkavuga ndasenga nkumva imbaraga zo kuja kumukuramo, ngo kuja kwa muganga bamukuremo kuko niko bari bambwiye, ntazo mfise. Imbaraga naho zo kumva yuko ukuntu nzobyara umwana afise ari malforme, naho nkumva sindi kubyakira. Igisubizo ni iki? Ndavuga Mana, biragenda, nihata ico kintu nakoze, nihase gusenga Imana. Ndavuga ngo Mana, solution ni navuze nkuko nyene bayishafati bavuze hano. Uhasomye neza mbere bavuga ngo si wowe watubwiye ngo niduhura n'ibi bibazo ni wowe uzadusubiza, uzatugenza gutya. Bagenda babwira Imana amasezerano yari babwiye. Nani ico gihe nihata ndagira ngo Mana, si wowe wavuze ngo ni wowe utuma abantu batwita ugatuma babyara. Ndayibwira ndavuga Mana, sinzagenda kugeza igihe nzabonera umwana wanje ari muzima. Nihase gushaka Imana iha umwana muzima neza. Izo malformation naziherukiye kwa muganga bazivuga birangirira. Ico nakoze niki? Nihase gushaka Imana. Mwene data, ico wakora kirahari, nubwo ubona nkaho mengo nta mbaraga ufite, wabuze ico gukora. Ico gukora kirahari, kandi iyo situation nta muntu numwe itazishikira yo gushakisha. Wabuze ico wakora. Iyo situation rwose zishikira abantu benshi, umuntu agashakisha ukareba, ukumva wakibuze. Nabuze akazi, nabuze nervare y'umwana, nabuze kwa muganga bambwiye, ugatekereza umutwe ugati Mana, biragenda gute? Ariko ico wakora kirahari. Muririmbyi no yavuze ngo ushobora kubura inzira imbere n'inyuma, ariko ijuru yeho ari kinguye. Haleluya. Ushobora gushakira imbere igisubizo, ugashakira inyuma. Niko nayo byagenze, ngo ndagushakira imbere, niko avuga. Iyo yito yarebye imbere yabuze ibisubizo, maze abango ndagushakira imbere sinkubone, ndagushakira ibumoso sinkubone. Ariko iconzi neza, nubwo ntari kukubonaho hose, iconzi neza nuko uriko uranyumva. Gitondo kimuzantabara. Yesu ashimwe. Ico twakora kirahari bene data. Mwene data uri ahantu hatamerewe neza, ico wakora kirahari. Ana yarakibonye, yabuze umugabo ico gukora, umugabo amukunda, amuha ibyo ashaka byose, ambwira ati Ana uri umugore mwiza, ndagukunda. Ariko ico kintu catuma atabona urubyaro, ntabwo catuma atekana. Kandi umugabo ntaco yari gukora n'umugabo nawe nyine urumva. Ariko ico yakoraga niki? Yahoraga mu rushengero asenga ngo Mana, nta handi hantu mbona afite igisubizo canje mu gushaka mu nyonga zawe. Haleluya. Ico twakora kirahari. Ico twakora kirahari. Yesu ashimwe. Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe ijoro ryose batazi ico gukora, babose biragenda gute, bahitamye kuranya no kuririmba, bavuga ati nta kindi twakora usibye kuramya Imana no kuyihimbaza. Ayo mahitamo bakoze, amahitamo ushobora gukora kugira ngo uzi ico ukora, amahitamo bakoze yo gutangira kwirinda Imana, iyo yonyine yabakuye aho hantu. Iyo yabakuye muri gereza, iyo yaje akanyeganyeza igigi n'inzuri bari barimo, barasohoka, barangije barasohoka. Ico twakora kirahari. Amahitamo wakora kugira ngo uzi ico ukora. Hari icyo wakora, hari indi dimension ushobora kwerekezaho amaso, Imana ikamutabara. Paulo yaravuze ngo, aravuga ati Imana nazengurutse muri uno mudugudu wanyu wose, iyo mbona icyapa cyanditseho ngo Imana itamenwa. Arangije arababwira ati iyo Mana rero niyo naje kubabwira. Hari ikintu ibi mwabonye mutazi,
ariko hari ibyo njyewe narabimenyeho, hari ibanga naje kubabwira, izagaragara nk'aho tuyisenga nk'abakabakaba, ariko yo iri hafi ituba bugufi. Haleluya. Nuko Pawulo yababwira iyi dusenga nk'aho turi gukabakaba ihora hafi ya buri wese. Iyo Mana ntabwo ijya itura mu nzu zubatswe n'intoki z'abana b'abantu. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari ikintu ushobora gukora igihe uba wageze aho utabona icyo wagukora ku buzima bwawe. Haleluya. Utabona icyo gukora uri kunyuramo. Yego. Igihe waremerewe, ariko hari amahirwe y'uko hari ikindi kintu wakora ku buzima bwawe, ugahindura uwo munsi, iryo joro rikaguhindukiramo umunezero. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Timo, ikintu rero ntabwo ari ibintu twakora, ni ikintu, ni kimwe, ntabwo ari byinshi, ntabwo ari bitatu, ntabwo ari bine. Icyo twakora mu gihe wabuze amahitamo yose ni kimwe, ni ugushaka Uwiteka, ukihata gushaka Uwiteka. Kandi mbabwize ukuri, Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshe. Yesu ashimwe. Ng'Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga, kandi ntitwibagirwe yuko aho tuja hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya. Icyo twamenya ni uko iyo twashatse Uwiteka iratwiyereka kandi ikadusubiza. Ntabwo ari umuntu ngo ibeshe. Icyo yaravuze ngo nimumushake, abashakana umwete bose bazambona. Rero icyo twakora ni ugushaka Uwiteka kandi akazadusubiza muri iyo situation urimo. Turagushimiye cyane bivuye ku mutima, nafashije. Hari icyo twakora kandi kirahari. Yego, hariho plan ihari iri ku murongo neza Imana yateguye, twakora no kuyishaka. Rero turagushimira cyane, teje Imana guse ku mutima, kandi ushimira n'abantu bose bazabyumva, bizagira icyo bibafasha, bakagenda bakiherera, bagashaka Imana kugira ngo igire icyo yabakorera. Rero Imana duhana umugisha kandi ukomeze kwagure, kuzurize ubuntu bwayo n'imbaraga zayo. Imana duhana umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kubwira ijambo rero tumaze kumva, ahari waba uri muri urwo rwego, ahari waba wabuze icyo ukora, hari uruzitiro Satani akuzirikiramo ukabura icyo gukora, ahari umugabo warafunze cyangwa se hari umuntu ufunze, ahari waba ufite uburwayi wabuze icyo gukora, Imana bene ibi bintu nibyo ikunda, kuko bisubikira iyo tuyihindukiye, kuko Imana yahamagariye abantu kuyishakisha, guhagarara imbere yayo ngo tuyirire ibyo twashakaga byose nk'uko ishobora. Hari icyo Imana yashakaga gukora. Iyo wowe ubuze icyo gukora, ujye umenya neza yuko iyo ugeze muri situation wabuze icyo gukora, ahubwo ujye wibwira ati ahari mu mutima wanjye hari icyo Imana ishaka gukora. Muri ibyo yaravuze ngo Imana irinda Isirayeli, ihora iri maso ntisinzira, Imana irinda Isirayeli, ihora iri maso ntisinzira. Haleluya. Haleluya. Nta kindi Imana yifuza kuri wowe umaze kumvira ijambo, wowe uri kubikurikirana, nta kindi Imana yifuza ni ukumenya neza hahandi wageze kuri bariya, wageze ku ruzitiro, wabuze icyo gukora, umenye neza yuko hari icyo gukora, hari icyo kwegera Imana. Ibanga nta rindi ni ukwegera Imana. Mu gihe wabuze icyo gukora, umenye neza yuko ahubwo hari icyo Imana ishaka gukora. Mu gihe wugarijwe n'ibyo byose, umenye neza yuko hari icyo Imana ishaka gukora. Mu gihe wabuze icyo gukora, ibanga dukuye muri iri jambo ni uko ahubwo hari icyo Imana ishaka gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari icyo Imana ishaka gukora. Reka dusenge Imana. Wowe uri ahantu wageze mu butayu, wabuze icyo gukora,
watangiye gutera hejuru urira, amarira yawe umenye ko ari kumva n'Imana. Igihe wageze ahantu umeze nk'ahagaye ugashaka ko Imana agupfira mu maso, ukatangira kumutera umugongo, umenye neza yuko iri jambo ari we riziye. Mu gihe waba wugarijwe n'ibibazo bitandukanye, ahari yaba ari banke, ahari yaba ari abana barwaye, ibindi byose ibyo nzi, ibyo uri kunyuramo, ibyo wabuze, icyo wakoraho, umenye neza yuko hari icyo wakora ari ukwegera Imana. Ibyo wabuze, iyo wabuze icyo gukora, hari icyo Imana ibishaka gukora, hari icyo wakora ukegera Imana. Imana icyanuka, Mana yawe mfite Imana ushoboye byose. Iri jambo riziye ashobora turakwereka Mana Uwiteka Mwami, abababajwe n'ibyago n'ibigeragezo bitari bimwe, waravuze ngo Mwami ngo nta mahoro yuzuye twabasha kubona muri iyi si, kwa Data honyine niho twabasha kubona amahoro yuzuye. Nsigiye Mwami Uwiteka umuntu wese wabonye iki kiganiro, wumvise iri jambo ryawe Mana, nsenganye nawe Mwami muri aka kanya ngo umuzamure Mana icyamukomerera, mwegeze Mwami hejuru. Yesu amenye ko ari wowe wenyine asigaranye, Uwiteka amuhindukirire, amenye ko ari wowe wenyine asigaranye, yongere Mwami akwirire. Uwiteka Mwami hari icyo yakora mu gihe ibindi byose yagerageje byanze, hari icyo yakora mu gihe ibindi byose Mwami biri kumugora, hari icyo yakora mu bugingo ubushobozi bwose bwamurangiranye, hari icyo yakora. Barutoromayo yarangije ararira cyane, afata umwanzuro w'ubukakamba, baramubuza ariko akomeza gutera hejuru ngo Yesu Mwana wa Dawidi ubabarire. Natwe Mwami tuje imbere y'ubwiza bwawe, tuje imbere Mwami y'izina ryawe, turapfukamye Mwami. Yesu Mwami dusenganye n'uwabuze icyo gukora, Uwiteka ijambo ryawe ritubwira yuko hari icyo yakora. Umushyizemo imbaraga, umuhe kwihata gusenga. Uwiteka Mwami uyu munsi Londarama sandara boshitaya taya Lolobo sandara bobo Latala mondara saya abashe kongera kugera kure, Londolobo litaya mandara saya abashe kubona amazi yo kunywa mu butayu. Ngaho Imana icyanuka, Mana yera, turagushimiye kubwira ijambo rikugezeho, rimubere igisubizo n'ihumure n'ubutabazi. Uwiteka iyo tugeze muri ibi bihe Mwami twabuze icyo gukora, tubonye neza yuko wabwiye Yoshafati wabwira ngo urugamba bari kurwana si urwawo, ahubwo Mwami urwawe. Indwara Olima sandala balila ahubwo ni wowe ugiye guhangana nayo. Intambara zose ari kurwana nazo ahubwo uko yashishikariye, uko yihagiye gushaka mu maso hawe, intambara Mwami zihindutse izawe. Mana icyanuka, Mana yera, maze Mwami kubwira ijambo wongere Mwami uzahure Mwami abasatani ari gutwaza igitugu, abasatani ari kugaragaza agati, ababuze uko babigenza Mana, dutokesheje imbaraga zose